agasore karaho karajya nawe yakagenda kugwa ntagara ntaki ngo nimukunde nagenda urwo rutoki aruguhe nawe ariko ubwo ugiye kumfira ubusa wakemera uriya mwana twayicura muhungu uza iterambere rigeze umbabarire urandeba njyewe nana guturuka undebe neza hose undebe ukumva nkwiriye kujya guhinga amasambu yawe ariko ntabona impamvu wanze bati aho uvugisha ukuri sibyo uyu mutipe yaba gutereta ukajya kwemera ko ari akazongwe kangana kuri kandi mbivuga ngo i Kigali abateka mitwe bakanseka urazi neza umwana wamubonye ko njye naritegereje n'izi ndabo narayibonye iryo zina ndaryanga ubundi harya ngo wise nana ni nana nyine bya Nadia zibirika Betesi nigeze mbashanje hano ruguru kwa Kamari nzi ko bisusa byaho byeze bisusa shana nande bisusa mama akunda kubisarama afazari dateka kudoda ariko bisusa kuskoya utamya ko tuvuka mu cyaro kimwe we yego tuje kuba mu cyaro ibisusa ari simboga ni imboga nyine mama bikunda ko uzi ukuntu turya ariko raye birya mbejobora ukira kanori ariko uziyo batugetse ku bishyimbo bayenzo bakashyiramo buto n'agatunguru agakaranga noneho uvuze ibishyimbo do wingeza noneho mama aragenda akagutekera ibishyimbo byinshi nanjye cyo nkora ndabijobora mbitoshye nk'abavye njya mu bishyimbo ahubwo se we tuve kuri ibi so nagubona ko ushaje muri quartier usko dutegereje we kugira ngo natwe tubone abagabo mumbwire njye naramubwiye yanze kunyuma ngo ndi umwana ngo nta nama namugira nese uderwa wenda harakumva uri umwana none se nimba ndi umwana sinakugira inama ako we ni ubu koko reba imyaka mfite nduwa kugirwa inama nawe we urakabije nokuri ngaho ngiye kugwa mu mazi kutanyumva nako nabujye ubona ko nawe mwahageze njye naramubwira naniye umukobwa naramubwiye dera afite rakaramukunda umva ashaka kandi nanone wongera uvuze raka ndakitagura mukubwire mu gihe kinyicariye hano yena ako mama uzi ko mama nana uzi ko wa muhungu uriya ngo ni raki nanjye no kuvugishwa uzi ko yaguze urutoke rwa hariya kwa kamera atari rwese n'uwe mukobwa utamukunda utavugisha ese ibyo wananiranye nakemera raki karagasore gato nje nakemera ako ubwo ugiye kumfira ubusa wakemera uriya mwana twayicura muhungu uza iterambere rigeze umbabarire babivuze ukuri umugisha utondagira amabyi we uzi burara byonyine aje akanambwira ngo nda nahita nirangirizaho ukuntu twarababuze sharaki rwose ijyane ako ma wowe wajya umbabarira urabona ese ufite icyo inza yo kukuvuza ituma utemera kinu asebye he karagasore ko mu cyaro kubwira aso bwawe we ariko mama nana reka nkubwire reka nareke naraki ashobora kurumbira raki nese umukobwa udashobora gushaka yirwa muri ibi yirwa ifotora bya bintu byanyu ngo mwivuga mwifotora babaye mwiza arakuri Kigali indurine usanzaniye mayibobo hano niza marina aho udashaka raka usanganiye mayibobo ni mayibobo niza mayobozi so numva barake banyuke karake karananutse nta matuza gafite warayuka uzuwa mfite ibogari aba mu nzi y'Kigali nano umukire afite uzimodoka afite umugisha utondagira amara sibure nagufata akagutereka muri la boutique mbara niba mumushaka akiyo boutique ako se mwana wanjye ukajyana n'akantu karaho njye nkajya nicara mu kibiriti mama kara kandi uzaba wicaye uri gukora uzaba wicaye njye bakajya baza ngo nabahaye ikibiriti kimwe ngo nabahaye umunyu uzashaka uza kujyana guhinga inde mba ngubwire mwana we niki gituma uriya muhungu uramwangira iki mana we wowe uranashaje kwanza ntabwo ntabwo ugomba kukurebera umuntu muzima rega oya raki nawe niba ari raki genda ntabwo mbishaka yewe nawe afite boutique
afite akandi kazi ke yakwicaza ntabwo naba mu cyaro musa mu cyaro wagutwiki ntabwo wavukiyemo nta nubwo rero ngo ubu ntabwo nakurege ntabwo nahakurerera akazagumirwa yango musinde bababwira imbogari mfite y'Ikigali ni Kigali muri za nzererezi umva wowe nari mpamvu yo kuza mu kiganiro cyacu nk'abakobwa wowe bugiye mu rugo oya njye naza abasasi inshuti zawe se naje kubakubese inshuti zawe se muhora mugendera ko n'abarukunde baguye narabyaye ko oya ihangane kubaho kasubira mu gikari pe ariko uramwana mu bimubwire ubitekerezo bati ntacyo twaye cyangwa mubwire nyine basange ngamusigare mwigisha dere babarira mama urashaje ntukivanga mu kinyejana cy'ubu ngubu umaze gusaza iki kinyejana ntacyo ese ko numva mama wavuka muvugiramo ariko se reka nkubaze ntago ari ukumuvugiramo pe nta nubwo mba mwubahutse mama ndamukunda buranda namwubaha ariko iyo uburyo bazambwira rakira kandi pe nuko mana yanjye raki nta n'ikibazo cye pe bose mana we twaba inshuti bisa iseka mubaze nana se namuhobera nkafata reba rotosha yaguze ejo ndi kumubonga narimo amafaranga nabwo genda ujya kuruhinga none se ako gahungu k'ikigali uvuga ngo karaguha ntago ari agahungu shari atako uwo muhungu umva makuru dore nawe waje unyita najya nanjye kankwite makuru ubu nta byahema bihari ngenda ryemera uri kumva ngerega ntabwo nigeze nkawe ako wene ndaza kukubita wowe ndaza kugukora muri ayo matama ndese umuntu w'umukecuru azakuguhamagara ngo nana none najya se n'inzira ijya izina ryawe uraryihakana wowe ko witwaye cyo kuzura akana gato izina ryawe uraryihakana icyo ushigare no kwihakana n'ababyeyi ukavuga ko n'iki cyaro utakivukiye sikaho hano ni iwacu mama ndamubwo Kigali wemeye kumuzana iwanyu cyangwa amujyanye ahandi sabizi se ko iwacu ari hano arabizi arabizi katazanga gutware se byiza gukora muri iki kumura sheri do turi kubipanga ariko nzamukwereka urebe umva mu bipangana tubona watuvira ngaho wenda tugize imana washaka raki agatera tumwe muri twe ngo muki raki agatera tumwe muri twe asiko nuba mwamushege ahubwo muzamurwana ugura muhungu n'umukire azamwicuza amubazane nakemera raki ntago ari raki ni inshuti isanzwe ni inshuti y'umuryango umva nane kamba ngubwire twaya twari tuvuye hari ahubwo kandebe menyanya mukiri so zanije nanjye telefone we ako banzu narebe so zadutije byuze umunsi tukanifotora byibuze mureke mba ufata iki wowe urabona bashaka gufata telefone so uyimenye wakishira cyo shizemo si bya bindi bavuga ngo ifate neza bagufotora none se ku buryo uzane bisusa mu ifoto yawe ngagatera kamari imbeho bigire biraguma birananuka mu ntoki wowe ntumanika amaboko gira gusa bisusa nawe byaza mu byakujyana agatera kamari imbeho waba nakize ubundi twitahira n'ubundi mugende n'ubundi nta nama nzima muri kumwe twimanukira wenda wabona duhuye na raki niba raki we mwijyanira urandebera agasore karaho karagenda nawe yakagenda kugwa ntagara ntaki ngo nimukunde nagenda urwo rutoki aruguhe nawe siko buri munsi muranguhamagara wangize ukanyihorera ni ikidu mbere nagutumiyeho mama wawe ngakubwire ko ngukunda n'ubu ngubu ntago urabyumva ntakibazo turacyari mu kinyejana cy'uko utuma mama kunkunda ariko nana ni ukuri ngenda gukunda none se ubu wambabariye koko basi ase nkubabarira ndakwinginze mfite buri kimwe cyose mfite amafaranga mfite amasambu mfite botike imeze neza wambabariye koko basi ukankunda urandeba njyewe nana uturuka undebe undebe neza hose undebe
ukumva nkwiriye kujya guhinga amasambu yawe. ariko na nawe umva nkubwira hari botike wakayicaye mugakora nta kibazo none warabyanze. Muretse gato mwiriwe nshaka ikibiriti cy'ijana magenda ngamuhereza wampaye amakara allo nkajya gukora mu makara. ariko na nawe umva nkubwire basi nzaguha buri kimwe cyose ushatse ariko basi dukundana umbere umugore uteye neza usa neza mbese nyine umbereye umugore byaba ari sawa. Tuzanimukana muri iki cyaro cyane rwose nta kintu nakwima. Njyewe ngomba kuba i Kigali na ibyo byo kunzana nk'into egaje no haraherutse kuza bambwiye mvuga none ushaho ngo rakiyaguze ngo rwa rutoki rwa hari njye urumva wazo nkangisha intoki amasambu botike. Ahubwo se uruzi ko nanga tuhagaze ngiye kuhishyura. Hishyure nyine. Nawe ngiye kuhishyura haba hawe ibintu icyo wifuza cyose. Haba hawe. Kuko ndagukunda cyane nana wimpemukira rwose ngunyana. Shareke rero kamubwira ukuri. Sibyo? Bose pe uri umusore mwiza gusa ntabwo uri type yanjye. Pe nukuri sinakubesha. Nana niki ndi ntabwo uri type y'abasore nkunda. Urahura nanutse nta tuza nta kibuse koko. Anibera ibyo by'amata. Usanga naguhobera nkafata nawe vugisha ukuri. Nana reka nkubwize ukuri. Ibyo byose nta kidashoboka amatuza nayazana mbishaka. Amafaranga ndiyafite mfite amafaranga ntacyo ntagira. Warakererewe rero. Oya nana ntarirare. Reka warakererewe reka nkubwira inama. Ndare nubundi wowe umuntu wo muri quartier. Nanjye sinkwanga pe. Ariko ntago nkukunda urukundo rwo kwambara umugabo. Wowe dukomeze twibera inshuti. Ninjya nza mu rugo uze kudusura. Nyine niduhura mu muhanda dusuhuzanye. Nawe wenda hari uzaza i Kigali naragiyeyo. Nta kibazo nzaguha kariho mu rugo nk'umwana wo muri quartier akibintu byo kwanga kuba umugore ngo n'umugabo. Ubu nyine ukabura byanze burundu. Nukurepera se wagiye wemera koko. Ariko ntago nakwemera ko mfite amafaranga n'iki kiri gutuma uri kunyanga koko. Ariko uri mu cyaro. Mfite amasambu no mu mujyi najya kuko nta kintu nakwimana na. Numara kugura inzu i Kigali uri kumva ufite imodoka yawe. Nyine ku buryo nanjye nzaba mfite imodoka yanjye ngendamo. Dutuye i Kigali nta kibazo. Aho kumwe mvukiye mu cyaro nyikuriyemo nyishakiremo nzanagipfiramo banakinki ase nana ko wirengagiza ko twavukiye muri quartier imwe koko. Nayivukiyemo ariko sinshobora kuyishakamo ngo nayipfiremo. Basi nyemera dukundane ibyo ushaka byose ndabiguha none ahangaha. Reka nabikubwiye tuba inshuti zisanzwe nta n'ikindi sigara nawe masambu yawe. Ariko nana waretse kubinkora ko wambabariye ko ngukeneye ko byose ushaka ndabiguha mbabarira rwose. Ndebera nko barabyanze. Mfite amafaranga ndi umusore mwiza mfite amasambu buri kimwe cyose ariko ntaco buretse cyo nzi cyo uzanyemera. Mfite amafaranga yawe uzanyemera. Hello. Ni sawa umesesho. Abana neza kabisa. Nasi kuba wanyanze. Shamba nawe ukumbuye nyine ariko akazi kaba kabaye akaye nawe urabizi. Ariko nyine bamutekereza kabisa. Shima nakumbuye nkakubura. Umugore wenyine se nanjye urukumbuzi nyine ruba ari rwose ariko umuntu akihangana. Nese niyo mpamvu utaheruka no kuza kunsura. Iyo umuntu nyine yaba afite stress z'akazi nawe urabizi akazi nyine umuntu afite akazi kenshi. Ariko muri no minsi njya kubipanga nshaka kugeraho kuko ndagukumbuye cyane. Uraho. Umeze wite se? Sawa. Ugiye se kuranije guhaha none ukaba wigendeye ndagukunda. Nari hano ku muhanda koreye ibyo naranguye ariko nari nsize y'umwana n'ubundi wagenda ukabifata nta kibazo none nimba usize y'umuntu reka ngende nta kibazo. Reka duhuye nagushaka gahunda. Shashire nese ubundi kari uba uyoboye akazi kaho ngaho nta kuntu abakozi nyine wabaha inshingano ukabaha ibyo bari bukore none ugashaka umwanya nyine. Hari ukuntu reba nyine ukabona n'abakozi n'abarinzi bari kwizira ukabona uramutse bashyize mu kazi nyine we ko bwonyine ukabona nyine harimo ibintu byinshi byafata ukavuga ati reka mbere bamanashinga muri ino minsi ariko n'iki cyumweru kigiye gucamo nyuma ya kiriya cyumweru kabisa yohana ngomba kukugeraho byanze bikunze kuko nanjye ndagukumbuye cyane. Shaje ukuntu ariko inaha mu cyaro haba habowaringa wowe. Ariko nshaka ko nanjye uzaza kunsura
umusore sha nanjye mba mbishaka pe. Nana yarananiye burundu namusabye urukundo n'uyu munsi byaranze. Ako si mwana we. Umva ngubwire mwana we nta kiri nawukore nanjye naringinze ntako nagize. Akugira ngo gumya gutesha umutwe. Mwihorere wikomeza gahunda. Dere afite igisore dere kingana uko. Nico yirirwa numva ari ku telefone avuga sajyama sasinzira nibyo yirirwamo. Ndero maze kubona rwose ndambiwe nabivuyemwo ubu narambiwe pe. Umva mwana wa mwihorere yere kuzagutesha umutwe reka nje kwigura utuvuta nikarangirira agasusa dere nsize nsoro. Nanjye reka ndebe ibyo igendere reka ngere ndebe umwana. Nukuri nkumbuye no kugenda muri ya modoka yawe. bashaka kugutwara amahubwo nkanagusohokana ejo ahantu heza cyane. Nyine uzantware no muri hoteli. Nzakujyana no ku Gisenyi ahubwo tujye no koga. Oya sa Gisenyi. Ku mazi. Wow, that's my man. Can't wait. Nyine sheri gumye bitegure pe ndagukumbuye mana yanjye. Tuzanapanga rega tugomba guhura tugapanga n'ukuntu twabana se wowe reba igihe tumaze dukundana. Yaho mbara nanjye babitekereza uko bitekereza nanjye ngomba gutekereza. Kuri pe ariko Gisenyi basikari bwa mbere nzaba ngiye Gisenyi shanda bishaka. Bashaka kujyana ukoga ewantu kanarara nyine ukarya inkoko buri kimwe cyose ushaka. Neza ko namenyereye kwidumbaguza mu bishanga by'intange nahashobora hariya. Ugomba kujya mu mazi meza asa neza ukarira ifoto kimeze. Kuki? Bibaho sinisuka nk'ubyo. Ako se ubundi ko numvise bahamagara ngo Kadogo nawe ngo bosi sinibije. Yaba yarambeshye se? Akibaza yarambeshye. Nase babona bansetse. Oya ntabwo bishoboka. Sinana ko bamuhamagaye Kadogo nkumva yitavye ngo bosi nawe afite bosi we. Mabisero dujega ne wabi. Sko. Mva kanongera irya nyuma numva bisi byabari ibiki. Siko numvise ubundi ijambo ngo bosi bigenze gute. Umurongo muhamagara ubundi ibyo byana byo kwa nonse batabyo babivuga iki. Ntabwo baberera n'umuntu stress bifite. Nanazi ko ejo nahuye na Raki ariko mbwira ngo so wazamurukana bitirana na ngo yaranyanze ngo iki ngo nigiye na n'ubu koko nawe na Raki rero nta kintu tugomba kuvuga ahubwo wowe nta makuru ufite amwiyerekere umutipe. ibyo bintu ko muna gifite ariko aterura byayo ni numva ngo baterura ibyo manyira gutyo kwa kundi nyine usanga bafite amatuza. Ariko ntabone impamvu wanze Raki. Naho uvugisha ukuri sibyo uyu mutipe yaba gutereta ukajya kwemera kari akazongwe kangana kuriya. Umutipe ni mwiza ariko se gusa gukundira iki we uturuka mu cyaro nk'iki yabuze abana beza b'i Kigali. Ese ndimu erega nuko tuba mu cyaro turi beza waruye. Yeah, baby girl. Umva kunkunda barabipinga shanda manigas. Ahora kumbuza ngo uri mubaya ya mahomies.
nubwo abayisetsa arakwanga ndayigema kubatanze njyewe ndi n'umustapa. Uzi buriya abana b'i Kigali urusha ubwiza nta makuru ufite. Noneho rero hajeho n'akantu ko kugira ngo wibuke ko mfite ikibuno ngiye mbyibushye. Niyo mpamvu buriya ariko ni mwiza. Wowe ntiwamukunda? namukunda ariko nsengera nk'akabazo nese kankubwira ko n'ubundi ko nzi ko abana b'i Kigali ubundi bakundana n'abana b'i Kigali n'abakire bagakundana n'abakire. We nta makuru ufite. Hari igihe usanga nawe avuga akavuga ati aho kugira nzashaka umuntu w'i Kigali ntazi kanzashaka umwana uturuka mu cyaro baba bafite n'umuco urumva. Ongera unyereke. Erega wowe wamubonye ariko wamubonye Rodrigue akumva n'izina Rodrigue. Ntabwo nzongera kukubwira ngo ukundane na Raki. Oya Raki ahubwo wowe gerageza uburyo cy'umwikundisha aho Raki. Raki mwaba munaberanye. Reka ukuntu we nta nabyibushye kandi nawe ntubyibushye n'ubundi. Raki se ntago yankunda ubusagiye kugutereta ko atatubona tukwirirwa nabona nagiye azakwemera wakino cyangwa ugira ngo uri mubi. Kiracyana ndi munsi cya mvumbuye ko njya neza ubwo ari cyo ariko munsi cya mvumbuye nimba kizandogesha nimba zamfungisha zase imana izamfashe nkomeza nirira kireke kumvumbura ndakizamvumbure kera naragihaze ewa ko ni cyiza gusa nubwo ari ikinyacyaro byo mu cyaro biba ari fureshi ubwo nagitekeye umutwe ariko azihangana waze ngo ndi umukire wahe mayibobo yigendera afite imodoka na fone mfite mba nayiteye ubaze ngo afite sheri ntabwo azi ko afite mayibobo ahubwo umva nkubwire uswanye ngiye gushaka umwana w'i Kigali kubera yuko dufite masengerero w'i Kigali yego kandi ejo bundi twaravuganye sigeze no kuzi wanyu twaravuganye nambwira ngo nzaze kumusura undi wazagiye kwibera uri fake je ntago najya masengerero ngo mbinaho nuko nge mama nyine ari umunyacyaro no ndavuka mu cyaro yarambwiye ngo aranshaka buriya wasanga yarambone nk'umugabo w'i Kigali cyangwa arambone akazi se turi inshuti sinazajye nza kugusura nimba ntarashaka nanjye ariko wararetse ibintu byo kwirata reka ntabwo nirata mwebwe impamvu uba ubona ko nirata nuko mama nsindagiraho karaki kandi nge sinagakunda karagahungu gatoya rwose ntabwo bishoboka ntabwo nabona iboga ngo nkunde karagahungu ahubwo se wagize ngo nzanatinda kujyayo nzajya nyeje bundi umunsi turi kuwa mbere nzajya kuwa kane cyangwa kuwa gatanu yakohereje n'utwenda twiza se yanyereje agakanzu yanyereje amafaranga nyine njya kugura agakanzu iko ko tutanangana se n'ubundi ntari ahubwo rero nigendere uzajya i Kigali ubu ngubu yewe nawe ngesha rero amwenga azaza kumfata ntabwo araza yego wasanze uzanahurirayo wayasha ako se ubu ngubu nk'ukuntu naba nsa isundi umwanya ngwino tugenda ariko cyangwa urashaka kumusiga Rodrigue kari namvirote se mbona nagira ngo ni umuyaya wo mu rugo shani Rodrigue pe neza kandi mbivuga ngo i Kigali abateka mitwe bakanseka uretse hari nimero zanana mfite ngo nze kumuhamagara byanga bikunze igipangu sotsemo ndakibonye ni Rodrigue nawe ntabwo nakibeshye umva n'ibisatsi neza kangiye nazabwirana nazanyuzwa n'iki
ubundi wowe Kigali uhaza ute nkwizera njyewe naragiye masenge ntumye mubitana nawe afite mvura kumeze nk'umuyaya wo mu rugo njyewe naramubonye niwe si Rodrigue uri kuvuga ngo ni iki gipangu ahanga ntiyasohotse ndamubona kuko yarasohotse ahita anafunga ari kujya guhaha urabizi neza ko ari muri iki gipangu ni iki ngiki kuko njyewe naracyitegereza naha neza neza niho urabizi neza ni hano wamubonye ni ahangaha kuko njye narayitegereje n'izi ndabo narayibonye iriya modoka se akaba yarayikuye he njyewe sinzi aho mwahuriye ibyanyu njyewe ndabizi suyu oya njyewe narabikubwiye ihangane si umwiboneye twarebye n'uyu ni nabi uravugisha ukuri ni hano do nguyu suyu urabona atari Rodrigue ntabwo bivaho ni Rodrigue ntabwo bivaho neza urebe umva se